Ini ngute. Neza rwose. Nakoiteje urasobanura neza yuko. Abagore barashoye. amatara y'abagenzi n'amatara ko ubwiza bw'ibyifuzo n'amatara akaza bwacya amatara akazi ngiye hano kubereka uburyo bikora hano ngiye kubanza kirimo isaha turi hano tuzemo ko turi ku isaha y'iminota itatu ngiye gushyiramo igihe amatara yacu azajya yakira amatara yacu azajya yaka saa saba n'iminota ine amatara yacu azajya azima saa saba n'iminota itanu reka dukurikire turebe amatara y'umushyira amatara yacu wongera gushyira azima murabona ko yatse tugiye gutegereza indi munota saa saba n'iminota itanu amatara yacu ari muzima hano mu gihe dutegereje ko amatara yacu azima bitema ntabwo bikoresha ku muhanda gusa wayikoresha no mu rugo mu gihe udahari amasaha washyizemo yajya agera nko ku gipangu amatara akaka urabona ko mu gatugeze noneho tugiye kubereka iyi ngiyi bayita bere abantu batabyumva neza ni inzogera iyi ngiyi tuyikoresha ku bipangu kwa kundi hari ukuntu abantu baba bari mu nzu barimo kureba filime noneho mu rwego rwo kugira ngo ugende uko mpanga leta bashobora kutabyumva wowe uraza bitewe n'uko bayicaye warangiza ugakora hano noneho nyine urumva ko abantu bari mu nzu bashobora kuba bakumva byoroshye murakoze ugashyira mu ikariso y'ingabo ni iyi iyi ni ingute hanyuma twarangiza tukambara izi patatese naho zibaga zacu barazikubwira basorobate barangiza bakazitanga mu rugo rw'amashuri buri mwaka ntabwo ari ibyo rero dukora iyi ngiyi ikiti yose igizwe n'abayinazi umunani ibiri umunani ikagira n'ingabo ebyiri biri mu 11,700 ariko ishobora kumara imyaka itatu bakaba n'amasevingi ni ukuvuga ngo umwana zirafunga ikarekwa kufunga hanyuma uyu murinzi wacu ushobora kuwutera hasi ariko iyi ngabo yacu ntabwo twayitera hasi babakoze kandi wese bashobora kwangira iyo turi kuzitanga turabisobanura ariko amasoko isoko dufite ubu isoko dufite kugira bakazitanga mu rugo rw'amashuri abatureka n'isoko ryabuze mu gihugu hose rero ubwo nimwe mwajya kubyamamaza tugafatana n'igitego cya hano iwacu tugashyiraho icyapa gitorera isorogezi iminsi y'umukobwa umunsi rero nta muntu wasorwa tuhari ngo atubwirira ubwo twifuza ko ibintu nk'ibi ngibi biri hano byagenda bikagera mu mirenge yacu kuri 116 mu gihugu hose noneho namwe mugakirigita ifaranga kubera ubwenge mwakoresheje n'ubuvumbuzi n'iki byose murakoze
hano abayobozi bacu barahari turi kumwe. umuntu se ashaka kugura aka konyine cyangwa aka konyine akagura aka konyine konyine. Hanyuma ntabwo ari ibyo ngibyo gusa dukora, duteka n'amagi y'abana agenerwa mu bigo by'amashuri, hanyuma tugatanga n'ubufasha ku bana kuko turi ikibazo giteje imbere kandi tugira abana mu marerero atandukanye, mu rwego rero rwo kugira ngo abana bacu bakomeze kugira imibereho myiza, tubagenera imbuto, tukabagenera n'igikoma ku munsi, hanyuma tukabagenera n'amata y'icyumweru, ariko amata n'ishyirahamwe ritanga sapoti hamwe n'imbuto, ibindi buzima bitugurira nabwo bukabitanga mu bigo by'amashuri. Hanyuma hano rero dufite ibyayi bitandukanye, imbere y'isambu y'ibyayi muri kubona hano rero muri twavuye ko tugira ibyayi byinshi bitandukanye, ariko twazanye hano nibura kugira ngo mubashe kureba. Hano tugira icyayi twita icyayi cy'umweru, hano iyo turi kugisoroma dusoroma agace gusa, hanyuma tukagira cya cyayi cya pemeri twavuye cy'umuti, iki ni icyayi cy'icyatsi, hanyuma tukagira n'ibindi by'umukara biba biri mu buryo butandukanye bitewe n'uko bakabibona bagenda babisoromera, hanyuma tukagira n'ikindi cyayi gifite utubisi, imashini zibikora mu buryo bwo kwitanga. Murakoze natwe rero kwiteje imbere dusabate, kandi uyu munsi tuzanye ubufasha ku banyamuryango bacu batandukanye, turi kubafatira tubahere ibindi biti, turi kubahere n'intama, kandi tuzatanga buri mwaka. Murakoze. ntabyo muza kugurisha se abandi baragura rwose kugira ngo abantu bagure. Nta kibazo, amarembo arakinguye. Nanjye ndaza kubagurira kuri kugira ngo mugire ifaranga mucyari kuranasa neza, anasa neza rwose, nako biteje uranasobanura neza, ariko abagore barashoye.
cyafashe ni kwereka ibyiza byo kwiga amashanyarazi. Hano dufite akarima, iyi ngiyi idufasha gutayiminga igihe zajya niba cyane cyane nyine tugomba gukoresha ku muhanda, shyiramo igihe amatara azajya yakora cyane cyane ku muhanda, kuko ubu isabune by'inzira n'amatara akaza bwacya amatara akazi. Ngiye hano kubereka uburyo bikora. Hano ngiye kubanza kirimo isaha turiho. Hano tugomba ko turi ku isaha y'iminota itatu. Bongera gushyiramo igihe amatara yacu azajya yakira. Amatara yacu azajya yaka saa saba n'iminota ine. Amatara yacu azajya azima saa saba n'iminota itanu. Reka dukurikire turebe amatara yacira, amatara yacu yongera gushira azima. Murabona ko yatse tugiye gutegereza undi munota saa saba n'iminota itanu amatara yacu ari muzima. Hano mu gihe dutegereje ko amatara yacu azima, bitema ntabwo bikoresha ku muhanda gusa, wabikoresha no mu rugo. Mu gihe udahari amasaha washyizemo yajya agera nko ku gipangu amatara akaka. Urabona ko mu gatugeze noneho tugiye kwereka iyi ngiyi bayita bere. Abantu batabyumva neza ni inzogera. Iyi ngiyi tuyikoresha ku bipangu. Kwa kundi hari ukuntu abantu baba bari mu nzu barimo kureba filime, noneho mu rwego rwo kugira ngo ugende ukomanga leta bashobora kutabyumva, wowe uraza bitewe n'uko bayicaye, warangiza ugakora hano. Noneho nyine urumva ko abantu bari mu nzu bashobora kuba bakumva byoroshye. Murakoze. Murakoze, tugiye kwigiraho n'imwe mureba ngaha ni ikoreshwa ahantu hatandukanye. Ushobora kuba uri muri salo ukabati cyane itara ryo hanze ugacana bikemera, noneho warangiza wajyana mu kindi cyumba ukabati reka nzizimye ukahazimya utuye mwigora. Nanone waba uri nko mu cyumba cyawe wenda uryamye ukabati aho ninjiye ntabwo ariho ndongera gucanira, ukabati kancanire ahangaha nongere wongere subiza ku rundi ruhande. Inzu ikoreshwa mu byerekezo bitandukanye. Nanone ino impasi ikoreshwa nko ku ma ofisi, wenda cyane cyane nko mu makorodori. Waba uri nko muri korodori imwe ukaba wacanira mu cyerekezo kimwe bikaka, ugacanira no mu kindi cyerekezo naho bikemera. Aho ngaho niho ino impasi yacu ikoreshwa mu gukora. Hano dufite twirirayiti dukoresha gukonora umwijima, yakirya umwijima ugeze hano. Igihe ari ku manywa ntabwo yakunda kwaka iyo ari nijoro, kuko yo ikonora umwijima. Kwaka bisaba ko hari umwijima mwinshi. Reka tubigerageze turebe. Turapfuka Wow.
urabona ko yaze kubera ko bayipfutse kubera ko ibonye umwijima ariko bapfukuye amatara aha ikigo cya Generali Yeze twakira ubwese ibyiza by'amashanyarazi twiga uburyo twiga ibintu bitandukanye muri Generali Yeze reka muduha agafoto kumwe namwe ntabwo abantu bamenya ko ari bagira ngo ni abahanga zakora na gahunda y'ino banyakubahwa mugize inteko ishinga amategeko, nyakubahwa muyobozi w'akarere ka Rulindo, banyakubahwa abayobozi b'akarere bungirije, banyakubahwa muhagarariye inzego z'umutekano, nyakubahwa muyobozi w'inama y'igihugu y'abagore mu karere ka Rulindo, banyakubahwa abayobozi mu nzego zitandukanye mu byubahiro byanyu, baturage b'akarere ka Rulindo muraho, muraho neza mwese. Nagira ngo mbashimire mwese uburyo mwitabiriye iki gikorwa cyo kwizihiza umunsi mpuzamahanga w'umugore. Mu izina ry'ubuyobozi bw'inteko ishinga amategeko no mu izina rya bagenzi banjye turi kumwe hano, twazanye kwifatanya namwe mu kwizihiza umunsi mpuzamahanga w'umugore nk'intumwa zanyu. Intumwa zanyu murazizi, ni abadepite, ni abasenateri, nimwe mubohereza mu nteko ishinga amategeko kujya kubahagararira. Twishimiye cyane kwifatanya namwe kwizihiza uyu munsi, tukaba twabikoreye mu turere twose tw'igihugu. Hano tukaba turi muri kano karere kacu ka Rulindo mu ntara y'Amajyaruguru. Mbere yuko nkomeza, munyemerere nanone twifuriza abagore n'abakobwa bose umunsi mwiza. Twese rwese tubivuge tuti muraba agaciro. Abagore n'abakobwa mwese muraba agaciro. Abagabo n'abahungu nabo naba agaciro. Nukuri pe.